Ikaze kuri Ndigi News, aka kanya tugarutse n'amakuru ari kugenda acicikana hano ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru yanyu yewe ndaho si wamenye ko narwaye, maze ukwezi kwa 9 kose ndwaye meze nabi, nuko kwa 10 ndacyarwaye, negereje icyo Imana ikora. Abaganga babuze indwara, babura n'igicurane, bafata ibizamini nca mu byuma bitandukanye, babura indwara. Nyuma nsanga barandoze, ubundi kurwana n'ubuzima ndebe ko nakongera nkaba muzima, ariko ntibyoroshye, ibi bintu birakomeye. Uyu mubiri uranyirukanyije uyu mubiri uranyirukanyije, urimo uranyambutsa n'ibihugu, ntago byoroshye, ntago ari ibintu byoroshye. Ni ukuri kw'Imana, umubiri umereye nabi, umubiri uri kundya, umubiri umereye nabi. Abanyarwanda mu nsengere cyane, mbasabye inkunga y'amasengesho. Aka kanya tuzanye n'inkuru mbi. Umukobwa mwakunze cyane muri benshi hano mu Rwanda, wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, Usanase Sharon, wamenyekanye cyane nka Jackie, ubu akaba arwaye cyane, arembye bikomeye. Ubwo ejo yavuganye na Dumba kuri telefone, yamubwiye ko arwaye, arembye cyane, ndetse ko akeneye ubutabazi, abwira abanyarwanda bamusengere ndetse bamufashe, ko ubushobozi buri kugenda bumushirana. Agiye kumara amezi arenga 2 arwaye, ari mu rugo nta kazi, ndetse biragoye cyane. Muri aya mezi 2 yagiye kwa muganga ndetse babura indwara. Jackie avuga ko yagiye mu bitaro bitandukanye kwivuza, arisuzumisha, ndetse babura indwara, kandi arembye byahatari, arembye cyane, akaba ababara ingingo zose. Gusa nyuma yaje kumenya ko baba baramuroze, ndetse karimo yivuza, gusa biragoye kuko ubushobozi burimo kugenda bumushirana, kuko amaze igihe kirenga amezi 2 arwaye, ndetse aryamye aba mu rugo atajya ku kazi. Usanase Sharon mwamenye cyane nka Jackie, yamenyekanye cyane ubwo yakoranaga indirimbo na buri kantu ndetse na buri nguni, bafatikanyije na Sylvizo. N'umukobwa ari kugenda yamamara, ndetse ari kugenda yigarura imitima y'abantu bagiye batandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mu minsi yashize nibwo hagaragaye amashusho Jackie arivuga ko arwaye, ari kujya kwa muganga kwivuza, ndetse bamwe twari twaketse ko ashobora kuba yaranakize, ko nta kibazo afite, ariko ubu ngubu akaba aremerewe byahatari. Gusa amakuru ahari yizewe nuko Usanase Sharon mwamenye nka Jackie yarozwe. Bamwe bakaba batangiye kwibaza ati ese Jackie nawe agiye uducika nk'abavava ndetse n'abagogo. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Usanase Sharon wamenyekanye nka Jackie akaba yasabye abakunzi be ndetse n'abanyarwanda muri rusange ko bamufasha ku buryo bashoboye, by'umwihariko bakamuha inkunga y'amasengesho, kuko niyo akeneye basi yarebe ko Imana yagira icyo imufashaho, ndetse akagaruka hano muri showbiz nyarwanda. Usanase Sharon cyangwa se Jackie akaba ari mu bakobwa ari kugenda bazamura showbiz nyarwanda ndetse no hanze yarwo. Gusa Imana igire icyo imufasha, imuhindurire amateka ndetse imukize, nawe tutamubura nka Vava cyangwa se Gogo.